akaririmbo ni Longing at the End of the Nile. Urumuri rw'umujyi ruri kugenda rushira, akayaga ka nijoro karanyibutsa izina ryawe, guceceka ugosa umutima wanjye, ariko ntibikimeze nka mbere, ugenda umvamo buhoro buhoro, nkaho udashaka gukomeza kugenda. Buri segonda rinyibutsa ibyahise, nkibuka urukundo rwarangiye. Inyenyeri zo hejuru ubu nizo bahamya, nizo zizi rwose ukomeze mu mutima. Ushobora kuba uri kure cyane, ariko ndimo rwose mu mutima. Iyo nsinziriye nizera ko wenda uri buze kubana nanjye mu nzozi, kubera ko ariho hantu honyine ushobora kubana nanjye rwose. Ati kukwifuza nijoro ntibijya bishira rwose. Ati uko ngerageza kukwikuramo niko urushaho kuguma mu mutima wanjye. Ati kukwifuza nijoro bikomeza kubana nanjye mu mwijima. Ati nubwo uri kure cyane uracyari mu mutima wanjye. Ni akaririmbo keza k'urukundo, aho arimo abwira umukunzi we bari baratandukanijwe n'ibihe. Nawe niba ufite umuntu ukunda ariko mukaba mutari kumwe, muture kano karirimbo, ni ukuri rwose biraza kumushimisha. Inyenyeri zo mu kirere ubu nizo zahamya ibyiyumvo mfite mu mutima. Ati ushobora kuba uri kure cyane, ariko uri hano mu mutima wanjye. Iyo nsinziye mba nizeye ko uraza kuba uhari mu nzozi zanjye, kubera ko ariho hantu honyine ubasha guhurira nanjye rwose. Ati kukwifuza nijoro ntibijya bishira rwose. Ati uko ngerageza kukwikuramo niko urushaho kuguma mu mutima wanjye. Ati kukwifuza cyane nijoro bikomeza kubana nanjye mu mwijima rwose. Ati nubwo uri kure yanjye cyane uracyari mu mutima wanjye. Niba hari umuntu mwatandukanye ariko ugikunda, muture kano karirimbo. Bye bye, ndabakunda. Ni Mr. Roben nk'ibisanzwe, umusobanuzi w'indirimbo zabatwaye imitima.